mwene so nakugirira nabi ugende umumenyeshe icyaha cye, mwiherereye nakumvira uzaba ubonye mwene so. Agatsindwa kubona umuntu uri mu isibo uyoboye yagiye hano kugira ngo akemurirwe ikibazo na social media. Nicyo amasiba abereyeho, nicyo abavandimwe babereyeho, nicyo pare na marene babereyeho. Nishuti umuntu wese agira inshuti yakadasohoka. No muri leta wa mugani bitanu bihera mu isibo, isibo urayizi? Yego ndayizi. No mu iyo byanze mu isibo bahita bakubwira ati jya mu mudugudu. Yego. Byakwanga step step. Shuti bakunzi wa Good Face ndetse na Kiana TV show, turabashuhuje amahoro y'Imana akomeze kubaganzaho mwebwe mudukurikira ku isi yose ndetse no mu gihugu cyacu cy'u Rwanda mu ntara zitandukanye. Turabashuhuje uyu munsi rero mugiye kubana nanjye, amazina ni Joy Murenzi, tukaba tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana ariko turigereranya n'ubuzima busanzwe tubamo umunsi ku wundi. Ariko mbere y'ibyo byose reka tubanze dusenge. Uwiteka Mana isumba byose, duciye bugufi imbere yawe tukuzamura ishimwe n'icyubahiro. Warakoze kudukunda, warakoze kuturinda, mukunzi mwiza. Twabyutse biremera, umwami mwiza no kubera ubuntu bwawe n'imbabazi. Urakoze rero, urakoze mukunzi mwiza. Kuba dukurikirana turasenze kugira ngo Mwuka Wera w'Imana tuganzeho cyane, kugira ngo ijambo tugiye kubagezaho riba ari ijambo ryubaka, riba ari ijambo risa n'imitima, riba ari ijambo rigira icyo rihindura muri sete y'abagiye kudukurikira. Urakoze Mana isumba byose, urakoze mukunzi mwiza, ni mu izina ryawe Yesu dusenze twizeye, amen. Rero uyu munsi ndagira ngo tuganire ku buzima busanzwe, mu byo tubona umunsi ku wundi hano hanze, ndetse tunabwiye n'icyo biri bivugaho. Ubwo ndavuga kubizera. Haleluya. Ariko no kubatizera nabwo turabwira uko mwabigenza. Rero kuba dukurikira ari bwa mbere turabasanga umukore subscribe, umukore share, ndetse na bazabishobora muzakomentinge kugira ngo niba ibiganiro tubagezaho ari byiza tujye dukomerezaho, ariko nanone bitabafasha twahinduraho. Rero reka tugende twihuse tujye mu ijambo ry'Imana riboneka muri Matayo igice cya 18 umurongo waho wa 15. Umutwe w'ijambo uravuze ngo uko itorero rikwiriye kugenza uwanze guhanwa. Haleluya. Ariko murumva ukuntu umutwe w'ijambo uvuze, ariko uko itorero rikwiriye kugenza, uko abantu dukwiriye kugenza. Haleluya. Niba hari umuntu ukugiriye nabi, ese ukwiriye kumutwara he? Niba hari umuntu bitagenze neza, niba hari ibintu ubona bitakunyuze kuri umukozi w'Imana Jean Marie cyangwa se kuri jewe, ese birakwiye ko tuzangaha tugaterana amagambo? Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Reka cyangwa se birakwiye ko tukabwira isi yose, kuko yasi yose ubwira harimo umuntu umwe urimo kubwira. Yasi yose ubwira ntiribu gukemurira ikibazo, ahubwo irakigira wasi. Reka dusome umurongo wa 15 ngo mwene so nakugirira nabi ugende umumenyeshe icyaha cye, mwiherereye nakumvira uzaba ubonye mwene so. Mu yandi magambo, ninkuhemukira cyangwa se nawe numpemukira, dushakane, tubivuganeho, dusabane imbabazi. Ninkwemerera nkakubabarira cyangwa nawe ukambabarira, uzaba ubonye umuvandimwe. Nicyo birivuze. Yesu ashimwe cyane. Rero aho kugira ngo byoyinze hano ntangire mvuga ngo kanaka byagenze gutya, ngira ngo abankurikira mujya mubibona cyane, kandi turabakozi b'Imana biteye isoni, aho kubitwara turahazi. Yesu ashimwe cyane. Niba wasenze ugapfukama ukabwira Imana, ukayitura amaganya yawe, ukayiregera, ukumva wenda nibikunyuze, mushake. Icyo gihe iyo umushatse nta makimbirane abaho, nta nzika zibaho, nta n'ijuru ry'abangana. Nagira ngo mubyumve, niko biri gitubwira. Yesu ashimwe cyane. Nta juru ry'abangana. Niba twese dukijijwe dushaka kujya mu ijuru koko. Haleluya. Nka gukosereza ariko twese dusenga. Birakwiye ko tuza hano. Birakwiye ko
tuza guterana amagambo. Mwibuke njya nkunda gukora ibiganiro by'umuryango, niyo mpamvu nakoze ikiganiro. Ya miryango yacu dukomokamo, ababyeyi bacu, abana bacu, abagabo bacu, abo tubereye ba nyirasenge, abo tubereye ba nyina wabo, abo tubereye ba nyogokuru na ba sogokuru, abo bose iyo twifashe nabi kandi tukaza hano ka rubanda barababara, bagiraho ingaruka. Urugero, umwana wanjye iyo abonye Jean-Marie urimo kuntuka biramubabaza, iyo abonye uri munyita amazina biramubabaza, kandi wibuke nta ruhare yabigizemo, ariko turimo turasenya imitima itaragize uruhare mu mihanganire yacu. Yesu ashimwe cyane. Ni ukuvuga ngo mu yandi magambo turimo turica umuryango, turimo turasenya imitima ya benshi, kandi tuzi ko mu yandi magambo urimo uritabara, urimo urumva ushaka ubutabera, urimo urumva ushaka abantu babona ibyo bagukoreye, ariko urasenya umwana uri hariya, urasenya umupapa uri hariya, urasenya umukecuru uri hariya, urimo urasenya umuryango mu rwego wowe utazi, kandi nyamara ahantu babitwara bikagira umusaruro mwiza. Yesu ashimwe cyane. Nk'abakozi b'Imana rero, nk'abana b'Imana, ndetse nawe utemera, hari aho watwara ibintu utabizanye hano. Ushobora kugenda ukareba abayobozi ukababwira uti Jean-Marie yampemukiye cyangwa Joe yampemukiye, ukabibabwira bakabikemura. Ariko si ngombwa kugira ngo umwana wanjye uri ahantu amenye yuko naguhemukiye, anyita umuhemu ndi nyina, cyangwa se n'umugabo wanjye abimenye, kandi ndari akantu gato twakabaye dukemura. Bene data, reka tugarukire ku rufatiro rwa Yesu Kristo. Reka twongere tugereho gatoya twumve ku murongo wa 16 ngo ariko natakumvira umuteze undi cyangwa babiri. Natakumvira wamwegereye, ariko twebwe turagirana ikibazo mbanza, twajyanye ikibazo ku kanya nkafata mikoro nkavuga ngo nje kubwira isi. Iyo si iri bukote, iyo si iri bukumve, ariko nta kiri bukumarira. Iyo si iramenya amakosa yawe nawe, kuko burya abantu babiri iyo bahuye bagize n'ikibazo mbanza, ni umwe akajya kandi akajya, harimo uba wigiza nkana, sibyo? Rero jewe gukora ikiganiro no kugira ngo gusa yenda mbibutse, ndabizi ko babizi baba babirenzeho, ariko buriya ubuzima bwacu bwa buri munsi biri muri iyi Bibiliya. Imibanire yacu myiza dushobora kwibona muri Bibiliya kandi tukabana amahoro. Imihanganire yacu dushobora gukura igisubizo hano, kirahari ko bemera, ahubwo usibye ko twirengagiza. Kandi nidukora ibintu bitari mu bushake bw'Imana, n'ukuri Imana hari ukuntu dufatira ibyemezo mu bundi buryo kandi butari bwiza. No kuvuga abantu bahera kuri step ya nyuma. Step ya mbere cyangwa se intambwe ya mbere no kwicarana muri babiri nk'abantu bagiye ikibazo. Yego. Ariko tubwiye ko abantu kuri ubu ngubu turizira kuri kamera. Umuntu ahise ahubwo ahita step ya mbere niba tugiranye ikibazo uhita umujyana mu bantu, ahubwo uhita umujyana mu bantu kandi ugasenya abandi. Kandi iyo niyo ntambwe ya nyuma. Batubwiye bati ujya kumuteza abantu, niyo ntambwe ya nyuma nyine wabanje kumuganiriza, byakwanguka muteza mwene se, kareba inshuti yambanze ukavuga ati ni inshuti yawe dore naramwicaje ariko ntiyanyumva, mumbwirire nawe yakwanga niba afite idini cyangwa itorero. Sinzi niba wenda kuri ubu ngubu ubwo n'abadafite amadini bagana RIB nayo ni umubyeyi, kuko ntago irahari kugira ngo ihoshe amakimbirane yacu, irahari kugira ngo itubere maso tutazicana. Mbanza wari uzi ko amakimbirane aganisha kwicana? Oya, ni naho bigani. Yes. Iyo ubona umuturage, ejo bundi nabonye umuturage wafashe umuhoro yica abantu bangahe bose, Nyamasheke mwarabibonye ku binyamakuru. Biriya rero ni ingaruka y'amakimbirane mu bantu bashakanye. Umuntu aragira ati kumva ngo umugabo yatemye umugore, ibyo bintu ni ingaruka y'amakimbirane. Ariko nyamara wegere wa mugore mukaganira, mutagira ibyo mweberanya ugagana mugenzi w'umushuti yanyu, marene cyangwa pare, byananirana ukagana umuturanyi w'inshuti yanyu, ariko byanze jya mu itorero, nibyanga ujye no muri RIB, ariko utwaza ibintu gakeya. Wo kuza hano hantu dusenya byinshi. Ubuze kuje kubaka ariko usenya ibintu byinshi. Nukuri cyane cyane abana bacu barasenyuka. Maze iminsi narabonye hari mudamu waje hanga nyine avuga ibintu byinshi, ari nayo mpamvu yenda nkoze ikiganiro, kuko iyo uri umuntu uvuga kuri umukozi w'Imana uzi n'iki ijambo rivuga, warangiza ukaza hano, icyambere watekereje ku bana bawe bari bumve uvuga ibyo bintu, watekereje ku bana ba mugenzi wawe urimo guharabika, ese watekereje ku murimo w'Imana
ku bantu bakuboneyeho agakiza, ku bantu wabwirije, ku bantu wahanuriye, bakubonagaho nk'icyitegererezo. Ibyo byose rero mbanza niyo mpamvu nafashe uyu mwanya ndavuga ngo nagira ngo tuganireho kugira ngo yenda duhugurane, duhugurane kugira ngo uzumva izi mpuguro zimufasha azazikoreshe kandi zizamukorera, kuko dufite inzego, dufite itorero, dufite imiryango, dufite inshuti, abo bose niko twabagana ibibazo byacu bikarangira, tutitaye hanze, tudatumye abana bacu bajya ku ishuri bakabacyurira bati nyoko yirirwa gutya cyangwa so yirirwa gutya. Ntabwo ibi bintu bikwiye. Rero rwose nk'abakozi b'Imana reka dukomeze nanone mwumve icyo havuga. Haravuze ngo ariko natakumvira umuteze undi cyangwa babiri, ngo ijambo ryose, haleluya, ijambo ryose rikomere mu kanwa k'abagabo babiri cyangwa batatu. Nuvuga mbega ababiri cyangwa batatu umubatezi. Abo bantu bose ntabwo ariko buriya hari igihe dukurikiza amarangamutima yacu, noneho mu micire yacu y'urubanza ugasanga yenda turabogama, ariko abagabo babiri cyangwa batatu ntabwo bashobora kubogama ku kintu kimwe. Rero burya ababiri cyangwa batatu aho bari bashobora kuzuzanya bakagira ikintu bakemura. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ko uwo umwe n'ibyanga umuteze babiri cyangwa batatu, abo bose ntabwo babogama ku muntu umwe. Rero bene data rwose bakundwa, mureke dusubire ku rufatiro rwa Yesu Kristo. Niba twaremeye tukagira inzira zimwe tureka tukagira n'izindi dukurikira, hari icyo twakora. Haleluya. Twari icyo twakora tugakemurana ibibazo, tutaje gusenya imiryango, tutaje gusenya imitima y'abana bacu, tutaje gusenya imitima y'inshuti ndetse n'ubuyobozi. Kuko biragatsindwa kubona umuntu uri mu isibo uyoboye yagiye hano kugira ngo akemurirwe ikibazo na social media. Nicyo amasibo abereyeho, nicyo abavandimwe babereyeho, nicyo pare na marene babereyeho, n'inshuti. Umuntu wese agira inshuti y'akadasohoka. Iyo nshuti yawe rero niki kumariye? Buriya hari igihe ikibazo yenda ndabumva nabo, hari igihe ikibazo kikubana kinini kikakubana kinini mpaka niyo mpamvu ujya ubona abantu bajya n'indera yenda mu rwego wanasara. Reka tufate mu rwego yuko ibibazo biba byarabanye byinshi, ariko mujye mugerageza imbere yuko mutekereza social media, muze mutekereje kuri Yesu. Yesu ushobora byose, Yesu uzana amahoro, Yesu ni umwami w'amahoro, niko biri tubwira. Rero uwo mwami w'amahoro wemeye, niba atayaguha, ntabwo hano uzabwira abantu bakwinjoyinge, banezererwe n'ibyo wavuze, bakumenye kuko batari bakuzi, ariko nyamara uyu mwami w'amahoro yakaguha amahoro, ugakemura ibintu mu mahoro, kandi nawe uyu munezero ukakugeraho. Kandi kuko ahantu hose hari amakimbirane, amahoro yawe aragenda. Sinzi icyo bivuga ngo umutima ugize gutya uhagaze ujugunya amahoro yawe. Yes. Iyo imitima yacu ihagaze ijugunya amahoro yayo. Bakundwa rero, ngiye icyo nabisabira, Yesu aracyakora, Yesu aracyahindura. Haleluya. Yesu aracyatanga amahoro. Reka tumugane mu mwanya wo kugana abandi bantu basanzwe. Haleluya. Ngo kandi niyanga kumvira, murongo wa 17, abo uzabibwira, niyanga kumvira abo uzabibwira itorero, niyanga kuryumvira naryo azakubeho nk'umupagani cyangwa umukoresha bikora. Nuvuga ngo uyu muntu niyanga kumvira izo nzego zose, ni nko kuvuga ngo umurekure, umenye ko ari akahebwe, umenye ko nta n'inzego zamushobora. Uwo nguwo abashigaje gusa guhuyana agahindukira agakizwa n'Imana. Mu yandi magambo mbega nuvuga ngo nta kindi cyamukiza, nta kindi cyamukuraho uwo ari we usibye Imana yonyine. Bene uwo nguwo rero uramwihorera ukamubona nk'umupagani imbere yawe, ukamubabarira, ukamurekura. Yesu ashimwe cyane. Uyu munsi rero n'iki cyari kinzanye kugira ngo tuganire kuri uyu mwami utanga amahoro, kugira ngo nugira ikibazo menya aho ugana, menya uwo uregera. wowe uri, ubwo ndabwira abemera nkanjye, sibyo?
ubu buzima tubamo iyo ugiye ibyanishe n'uburi muri bibiri urabibona ko rwose bitari kuri. Yesu ashimwe cyane. Rero ndumva uyu munsi ari byo nashaka kugira ngo mbagezeho, kandi ndabizi neza ko nimubikurikiza Imana izabaha umugisha. Ariko turekera gusenya imiryango, turekera gusenya amatorero yacu, turekeraho gusebya igihugu cyacu, kubera ko hari aho twagana bigakemuka. Inzego zirahari za leta, inzego zirahari z'itorero, inshuti zacu zirahari, abavandimwe barahari. Bene data, amahoro y'Imana baganzeho, amahoro y'Imana basange. Sa nyine nibyo twari turi kuvuga, kandi iki kiganiro kizagira abantu umugisha, kuko harimo abantu nyine baba batazi. Niba tugiranye ikibazo wenda nkahita nza kubibwira wenda idini usengeramo n'urugero, yego, kandi wenda utabanje kunyicaza ngo mbaze uti kuki wakoze iri kosa, ku buryo twicaranye ushobora no kumva hari igihe ikibazo kibaho kigatuma n'umuntu akora ikosa. Niyo mpamvu nyine babiri bibiri bivuga ati muhanze mwicarane basi mu bicoce. Yego, iki kiganiro ndabizi ko kizagira abantu umumaro. Ariko hagati wenda umuntu ashobora kwibaza, umuntu nyine wenda mugiranye ikibazo, wenda umbwira ukuntu byumva, umuntu mugiranye ikibazo baye nyine birebire, umujyanye nyine muteje abo bantu bose. Noneho nkibaza wenda impamvu abantu basigaye babita hanze, si uko abantu bari bize kubona umwanya wo kwicarana, kubona umwanya wo guhamagara inshuti yawe, kubona umwanya wo kujya mu idini ryawe. Iyo myanya abantu ntibakifite. Oya, ntabwo ibyo ngibyo, ariko nabyemera ko nta muntu ubura inshuti ye akadasohoka, kandi biratubwiye ngo uranza kumukira ku nshuti yawe. Sibyo, muri mwanya nicyo kibazo. Oya, nta muntu wabura umwanya wo gukemura ikibazo cy'inshuti ye. Sibyo, nta nako umwanya wayibura nanjye nakwiheraho. Sibyo, havuga ngo naburiye umwanya kanaka, ariko nta muntu urampamagara ansaba kugira ngo wenda tuganire, cyangwa ansaba impuguro kugira ngo tugire ibyo tuganiraho, kugira ngo ubure. Rero niba njye ntarawubura, ntabwo navuga ko abandi bawubuze. Ahubwo hari ukuntu Satani twihererana, ukavuga ngo reka njye kumena umuceri. Sibyo, reka ngende ntaranguye umuntu cyane. Ariko ndashaka kubwira ngo ujya gutaranga umuntu, ariko nawe uba witaranze. Kandi ingaruka zo gutarangana ntabwo muba mwazirebye, kuko n'abana bacu zibageraho, n'abagabo bacu zibageraho. Iyo twashatse niyo twavutse bose bagira gute bibageraho. So ni ukuvuga ngo ujya gutaranga ariko nawe witaranga, kuko kino kintu ugiye kuvuga uriya muntu yagukoreye nawe kirakugeraho umugayo. Kandi kikugeraho umugayo, abana b'ahantu biga bazajya bati ariko nyoko suriya byagenze gutya cyane, ese so suriya byagenze gutya. Nuvuga ngo uwo mwana aziga ariho igishakwe, aziga bimeze nabi, nta nubwo mu ishuri azatega amatwi, kubera ko azaba ahangayitse. Sibyo, kubera intambara, azafite igisebo nyine intambara twamushyizeho kandi zitanamureba. Aho niyo mpamvu navuga ko dukwiriye gukemurira ibibazo uko ijambo ry'Imana hano ribitubwiye, kugira ngo iri jambo ry'Imana wabonye ngaha ndimo gusoma ubirikurikije urabona ko nta ngaruka, ko ni ibintu bibereye mu muhezo. Nta n'abantu bagira icyo bapfa, ni ibintu bibereye mu muhezo. Nta muntu uri bubyumve wundi. Ni njyewe nawe, nimbona utanyumvisha uko nabitekerezaga, ndahita njya ku wundi nshuti yacu yindi, n'ibyanga njye ku yindi mwe. Icyo gihe batatu n'ibyanga njye ku itorero. Itorero rifite umushumba n'irizabura umwanya, rifite uwungirije, rifite ushinzwe abaturage. So ntabwo nta muntu waburira umwanya umukristo. Rero abantu bagana no suko babuze ibyo byose, ahubwo n'ubushake bwabo kuvuga ati okay, nubundi kanje kwitaza n'ubu ntacyo naramiraga. Ariko akibagirwa yuko ntabwo ari wowe wenyine wijyanye. Ujyanye abana bawe, ujyanye wo mwashakanye, ujyanye umuryango we mwashatse niyo wavutse. Ntabwo witwaye wenyine. Nagira ngo rero ngubwire ngo ibyo dukora byose bigira ingaruka ko dukomoka ku ruherekane rwacu rw'umuryango. Rero kugira ngo tuwurinde ibyo byose, nuko twakemura ibibazo uko Bibiliya tubwira, kuko ari byo bibera mu muhezo kandi bikagira umusaruro muzima. Yego. Tugana ku musozo wenda w'iki kiganiro, ndabizi ko nakagaruka tuzatuhora tubabwira wenda ibiganiro bitandukanye, tubibutsa gukanda subscribe, usangiza abandi kino kiganiro rwose. Ni inkunga ikomeye kandi ndabizi ko tubasengera buri munsi, Imana iraguha umugisha. Wenda tugana ku musozo, wagira wenda nk'abantu
ugira inama. Urumva akenshi umuntu ajya kuraruza kuri social media, wenda avuga hari n'abaza barira barabuze n'abantu babwira. Noneho kuri iki gihe kuvuga ngo inshuti yawe magara, hari n'abantu batagira inshuti. Ni nayo mpamvu wenda sometimes wenda umuntu ushaka kumva hari abantu warubizi ko hari abantu batagira inshuti, ukareba mbanza ukabase. Niyo mpamvu biri tubwiye gutya, ibi byose binaniranye hari itorero. Yego, kuko nta muntu utagira itorero, nta n'umwe. Kandi ibi ngibi biranahugurirwa abantu b'abarokore akenshi. N'abatari abarokore hari inzego bagana mu mwanya wo kubituzanira hano. Yego, ko nakubwiye ko n'abatari abarokore bigira ingaruka ku miryango yabo. No muri leta wa mugani bitanu bihera mu isibo. Isibo urayizi? Yego ndayizi. No mu iyo byanze mu isibo bahita bakubwira ati jya mu mudugudu. Yego, byakwanga step ya izo nzego zose zirahari. Nkuko Bibiliya zitubwira zirahari. Ariko icyo nari mbivugiye ngo ni byacu twese, nuko twese dukomoka mu miryango. Kandi iyi miryango igira ingaruka kubera ibyo twebwe tuvuga. Ibyo tuvuga bigira ingaruka ku miryango yacu. Yego, rero kugira ngo urinde umuryango wawe nuko wajya ukemurira ibibazo byawe mu muhezo ukurikije uko Bibiliya itubwiye. Yego, kandi byagira umusaruro mwiza. Ahubwo yenda tubaye tubona abantu bakundanye baza hano bakabitugezaho bavuga amagambo mazima, byaba byiza kuko erega mbanza ibi byose biraterwa n'ubuhenebere bwo kwimura Kristo. Kuko iyo wimuye Kristo ntabwo utekereza ko yakukemurira ikibazo. Ariko iyo Kristo yuzuye muri wowe, uba wumva ko nta handi hantu watwara ikibazo. Ko na mbere yuko ubibwira mugenzi wawe umwe, urabanza ugapfuka mugasenga, ukabwira Imana, ukabwira Imana nkizi ikigeragezo, nkizi iki kibazo. Erega Imana yacu irumva, kandi Imana yacu n'ukuri iracyakora. Rero tuboneraho no gukomeza imiryango yabuze ababo muri iriya bisi yaguye. Imana ibatabare, Imana komeze kubahumuriza, kuko niyo yonyine yabahumuriza. Twebwe ntacyo twavuga ngo kigire umumaro yenda, ariko ndabizi nashidikanya yuko Imana iturimo yamanuka ikagira icyo ikora mu mitima y'abarimo kutwumva nonaha babuze ababo. Ntago byoroshye, ari igihugu cyatakaje, ari abanyarwanda batakaje abavandimwe n'inshuti zabo. Rero Imana ibakomeze, kandi ndabizi nashidikanya ko ariyo kwizerwa. Yego. Yes, ndabashimiye cyane rero kuba mwemeye kuganira natwe no kuba mwemeye gutanga izo nama. Imana ibahe umugisha. Amen. Shalom, shalom. Shalom.